Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu baho neza, ni mu kiganiro buzira umuze. Tukaba ubushize twarababwiye uburyo bwo gutegura amafunguro neza. Mwe mwaragikurikiye mwumvishe yuko umutumirwa twari kumwe Private Kamanzi yavuze yuko hari ibiribwa umuntu agomba gutegura abironze gusa, cyane cyane ibiribwa bikurira munsi y'ubutaka. Hari vitamine zishobora kugenda igihe uhase cya gishishwa, cyangwa se yaduhaye urugero rwa karoti igihe biharuye, ati ni byiza kubironga neza ukabiteka uko byakabaye. Uyu munsi rero twagarutse nanone ku bijyanye no guhitamo amafunguro. Hari umuntu akubwira ati giye guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru nirira ubugari, undi ati giye nikundira umuceri, undi ati giye nikundira igitoki, n'ibindi. Ese ko abantu batoranya amafunguro cyangwa hitamo kurya ikiribwa iki n'iki ndetse agahora ari cyarya, hari ingaruka bigira? Nibyo tugiye kongera kubaza umutumirwa wacu Private Kamanzi, inzobere mu mirire, ndetse anatugira inama ku buryo bwiza twagombye gufata amafunguro yacu akatugirira akamaro. Twongeye kumuha ikaze. Amahitamo y'amafunguro ni ikintu gikomeye, kuko amahitamo y'umuntu akenshi niyo azana ikizamubaho mu buzima, tunarebye no mu buzima busanzwe. Ariko nk'uko wari ubivuze, amahitamo y'amafunguro, abantu benshi tugendera ku bintu bitandukanye kugira ngo duhitemo ibyo turya. Icya mbere, test, uburyo icyo cyo kurya kikuryoheye mu kanwa. Aha ni naho akenshi tubonera ingaruka zigenda zigira ku bantu. Birazwi mu buryo busanzwe, abantu dukunda ibintu biryohereye. Ikintu urya ugahita wumva kiraryoshye. Biri mu bintu bituma abantu bahitamo ibyo barya. Icya kabiri, ngo mvuze test, uburyo ibyo kurya ubona Bifite icyanga. Icyanga, ariko cyane cyane ndavuga ku buryo biryoherera. Test, sweetness, uburyo biryoherera. Ni kimwe mu bantu bagenderaho cyane cyane muri iki gihe tugezemo. Ikindi cya kabiri ni ubushobozi bujyanye na mikoro, economic factor. Nabyo bishobora gutuma uhitamo ibyo urya. Ushobora guhitamo ibiciriritse bitari byiza. Ariko ahangaha ho ni n'ibintu bitandukanye, cyane cyane iyo turebye kuri sosiyete nyarwanda. Ubu ngubu abantu benshi bafite ubushobozi bakora wrong choice, bakora amahitamo atari meza, kandi ugasanga ibiryo bihenze. Ubu ntabwo ari byo byiza. Hano iwacu ibiryo bihenze, nari mvuze economic factor, uburyo bwa mikoro. Uburyo bwa mikoro ni buhitamo ibyo umuntu arya. Hari igihe cyo ufite mikoro make ugahitamo ibijyanye na mikoro yawe. Hari n'igihe cyo ufite mikoro ahagije ari hejuru ugahitamo ibijyanye na mikoro yawe. Ariko ntarava ku kintu kijyanye na mikoro, ubu observation dufite cyangwa se analyse tubona nuko abantu bafite mikoro ari hejuru bahitamo amahitamo mabi. Ndaguha urugero. Nigeze kuba nkorera ahantu hamwe muri community, nakoraga ku bitaro. Nza kugira challenge, nza kugira ikintu cyambaye ishusho y'ukuntu abantu dutekereza. Nza guhura n'umubyeyi yarwaje umwana imirire mibi. Ndamubaza kuki umwana yakurwaranye. Unagiye iwe kumusura, dukora twajya dukora ibyo bita PD hafi, aho ujya mu rugo ukareba imigirire y'umuntu, kuko niyo ituma ko karwara imirire mibi. Ese kuko niba aturanye n'abandi bari muri community imwe, bari mu bushobozi bumwe, kuki wayirwaza abandi batayirwaje? So noneho mageze, nari muri iyo exercise, mageze nsanga umubyeyi yeze ibijumba, nsanga umubyeyi afite inkoko mu rugo, nsanga umubyeyi afite umurima w'igikoni uriho
imboga ariko afite n'uruyuzi, uruyuzi rwere rufite buri uruyuzi rugira imboga z'igihaza, rukanagira n'ariya mababi, ibisusa. Igisusa nicyo kurya gifite agaciro cyane. Ariko mu bisubizo yamaye urumva afite almost ibikwiriye byose kugira ngo agire imirire myiza. Ariko we aziko aravuga ngo je ntago ndi umukire. Ni kubera iki se uvuga ko utari umukire? Ngo nkako kayawurute sinakabona ngo nkaho umwana, ngo n'iryo rindazi ntago mbona amafaranga yo kurigura. So bivuze iki rero? Wa muntu yari afite ibikwiriye byose kugira ngo umwana ashobore kwitabwa, ariko wakumva kubera ko adashobora kujya muri supermarket nka ruwizenganyira ngagure yawurute, kandi yawurute irimo iki se? Nta n'ikintu kirimo kidasanzwe cy'umwana akeneye kugira ngo imurinde imirire mibi. Yabona ibisimbura yawurute. Afashe cya gisusa cye, ni imboga. Igisusa ni uruboga rw'icyatsi kibisi, rufitemo fere nyinshi, rufite ubutare bwa fere bwinshi. Igisusa ni ubwoko bw'uruboga rufite chlorophylle, intungamubiri ikomeye cyane. Igisusa ni ubwoko rw'uruboga rufite vitamine C. Igisusa ni ubwoko bw'uruboga rufite intungamubiri nyinshi. Fata amagi, fata ibijumba. Bazi ko ibijumba ari ibintu biribwa n'abantu bashobewe, ariko ibijumba ni ubwoko bw'ibyo kurya biri rich, bikungahaye mu ntungamubiri zitandukanye. Ufashe rero izo mboga ugafata ayo magi ugafata ibyo bijumba ukabikoramo inombo umwana, si bitegereza ko ujya kuri supermarket. Ufite indyo yuzuye iwawe mu rugo. Wenda yari afite n'ibishyimbo, wenda yari afite n'igitoki, wenda yari afite n'indagara. Aho kugurira indazi wagura indagara n'urugero. So ndamuganiriza, nari nyimo kuvuga ku kintu bita ubushobozi, economic factor. Ubu rero mu mahitamo economy yacu, uburyo dutunze biratwempoza, ariko impamvu mbigarutseho mu bisobanuro nuko ubu observation dufite zitugaragariza ko abafite ubushobozi barimo babukoresha nabi. Bahitamo nabi bibagiraho ingaruka. Ibyo barya, ibyo bagaburira abana bibagiraho ingaruka. Ibituma rero abantu bahitamo ibyo barya harimo test, birabaryohera bite, harimo ubushobozi barabibona bate, barabigeza, barabihinga, barabigura, bafite ubushobozi bungana iki. Ikindi ni icyo tugarukaho ubuzima, health factor. Ubuzima uyu munsi hari ibyo umuntu atarya kubera arwaye diabete, hari ibyo umuntu atarya kubera biriye bimurya mu nda arwaye igifu. So health factor nindi ariko nayo isabwa kugira ngo inonosorwe, abantu bamenye ngo ndwaye iyi ndwara nkwiriye guhitamo gute. Ndashaka kugira kuri objective, ndashaka kugabanya ibiro, ndashaka kongera ibiro, ndashaka kwirinda. Ndi cautious ku buzima. Namaze kumenya ko runaka arwaye kanseri, yarwaye. Ndi cautious, ndashaka kwirinda. Ibyo nabyo biri mu bituma abantu bahitamo ibyo kurya. Rero bikagira, warubajije uti se ibyo bintu bigira ingaruka. Bigira ingaruka zingana iki? Bigira ingaruka nziza. Hari umuntu wumva ko kwifungura hatari hakanyama abatariye. Wari wabikomojeho amafiriti ya buri gihe. Amafiriti. Ifiriti navuga ko mu buryo busanzwe buriya ibintu bijya mu mubiri w'umuntu, cyane cyane ibintu turya, bigira ingaruka bitewe n'uburyo wabihisemo. Mu byo turimo tuvuga, amahitamo niyo akwempoza, nibyo ndya buri munsi. Ese nshobora guhindura nkarya. Hari umuntu usanga ari addicted cyangwa se yarabaswe no kurya ibintu birimo amavuta, atarya ibyo kurya bitarimo amavuta, agakaranga n'ibidakarangwa, akongeramo amavuta mu bitongerwamo amavuta, ugasanga umuntu afite ubunyobwa. Agiye gukora isupu y'ubunyobwa arabanza ashyiremo n'ubuto, kandi ubunyobwa ubwabwo bufitemo amavuta. Umuntu afite inyama, agiye kurya inyama akongeramo amavuta. Ugasanga umuntu afite amata, agiye kunywa amata arashyiramo marigarine cyangwa arongeramo isukari. So ayo ni amahitamo rero. Ni ukuvuga ngo hari igihe dushobora kwihumanya tutabizi. Rero warubaje si ingaruka bishaka kugira ingaruka bitewe nuko wabikoresheje n'amahitamo wagize. Kubera ntago navuga ngo ifiriti nimbi, ariko uyikoresha ku ruhe rugero. Kubera ifiriti nekereza ko wenda iyo urebye mu ubundi hari ibintu tujya tuvuga Rwandan diet ni indyo nyarwanda. Ubundi twari twaragize
esheki yuko itari documente. Ubundi tuzi ngo iyi ndyo ni ya Kigande, ngo iyi ndyo ni ya Gihinde, ngo iyi ndyo ni y'Abanyamerika. Westerners bafite ibyo barya byabo, twebwe ugasanga nta ndyo ya Kinyarwanda izwi. Ariko mu by'ukuri ndyo ya Kinyarwanda irazwi, abakurambere y'abacu bariye, irahari. So ubwo tuvuze indyo nyarwanda ugasanga umuntu nta indyo nyarwanda ntaga amafiriti yabagamo, ariko tumaze kumenya ko nayabaho. Ntaga indyo nyarwanda ubuto bwabagamo, bararungaga, ariko tumaze kumenya ko ubuto buriho kuko nicyo gihe tugezemo. Rero mu mahitamo yacu dukwiriye kumenya ni gute tubikoresha. Ifiriti simbi kuko yamaze kwinjira mu ndyo yacu, amavuta simabi yamaze kwinjira mu ndyo yacu, isukari simbi. Ubundi urebye mu ndyo nyarwanda, Abanyarwanda baryaga ibyo kurya birimo isukari. Fataga igisheke akagikubita, akagikamura, akakivanamo umutobe, akawushyira mu nkamure, mu gikoma cy'inkamure cy'amasaka, akarya ibi bikurya akumva ko biryohereye. Bari bafite uburyo bwabo babikora, ariko wenda ubu tumaze kugira tekinoloji iteye imbere, ni byiza kwikoresha neza, duhitamo ibyo turya. Nitwibande ku kuvuga ngo nubwo amafiriti twayamenye ariyo turya buri munsi, nubwo isukari twayimenye ariyo turya buri munsi, nubwo ayo mavuta twayamenye tuyarye buri munsi. Ni byiza kubikoresha ku rugero, kuko ibintu byinjira mu mubiri wacu tubiriye, biri ingested, tubiriye, umubiri wacu ufite igipimo cy'ibyo ukeneye, turya ibyo dukeneye. Akabazo wenda kanyuma, uyu munsi ababyeyi bahitiramo abana ibyo kurya. Umwana mutoya, umubyeyi akavuga ati jewe namutangije igikoma kitagira isukari, undi ati jewe sinakimuha, nanjye igikoma ntamira se nakimuha. Ese noneho duhitiremo abana bacu dute? Duhereye ku mwana uvutse tumutangize bya bintu ku buryo tuvuga tuti umwana azakure atakunda ibyo bifiriti, azakura adakunda ibyo bya mayoneze, ibyo bya marigarine, atanywa ayo masukari. Guhitiramo umwana ibyiza. Umwana we ni ku rundi rwego, kubera ko uba amabwiriza arahari yuko umwana utari wageza amezi 6 yonka amashereka y'amano, nta kindi umuvangiye. Wenda igihe hari impamvu kuko zibaho, ashobora kuvuka akagira ibyago by'uko umubyeyi batagumana, akitaba Imana se, cyangwa se ubuhajemo n'ibindi bijyanye n'akazi n'icyo umubyeyi akeneye gusiga umwana. Icyo gihe wenda tugira izindi nama tugira abantu, ariko amabwiriza ahari yashyizweho n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima, ndetse natwe minisiteri yacu niyo mabwiriza dufite yuko umwana utarageza amezi 6 ahabwa amashereka yonyine. Nkuko warubaje rero umwana se atangiye guhabwa imfashabere, ni ngombwa guhabwa ayo masukari, ni ngombwa mu gikoma dushyiremo isukari. Nkuko nabivuze, ubundi ibyo kurya byacu bifite umwimerere, kandi bikagira n'icyanga cyabyo cy'umwimerere. Ntago igihe bihawe umwana aribyo bikwiye guhabwa umwana, bikeneye kunganirwa n'ikindi cyanga cyitwa isukari, kuko byo ubwabyo byifitemo umwimerere. Igikoma rero cyiza giteguwe mu binyampeke bifite isuku ihagije, cyateguwe kigahabwa umwana, ntago gikwiriye kongerwamo isukari. Nimbibutse ko ubu ngubu dufite ikibazo cy'ababyeyi, cyane cyane mu miji, nari naho Kigali turi. Wenda jewe nkora akazi ko gufasha abantu kubujyanama ka counseling, kuvura abantu nkoresheje imirire, ndi nutritioniste. Hari case nyinshi tubatuzi zigenda zigaruka. Ubu dufite case y'abana batakaje appetite, badashaka kurya, basanga ahubwo no kugira ngo arye umuntu arirwa mwirukankanura mu isahani y'ibyo kurya, ntashaka kurya, umukozi akamwiruka. Ugasanga n'ababarera b'abakozi arinubira umwana, umukozi agasezera akazi ngo umwana arandushya kubera adakunda kurya. Buri hari impamvu ibyo bintu turimo tubibona kenshi bituruka ku mirire, ku migaburirwe, ku byo umwana yamenyerejwe, kuko ibi byo kurya byongeyemo isukari bifite icyo bikora kuri psychology y'umwana, bikafectinga n'imirire ye bitewe n'igihe wabimuhereye nuko wabimuhaye. Rero si ngombwa igikoma cy'umwana atangiriyeho ko kijyamo isukari, kuko
ko umwana isukari ntayizi yari asanzwe amenyereye amashereka amashereka nubwo nayabamo akantu karyohereyemo ariko n'umwimerere wayo ntabwo ari isukari iba yongewe mu mashereka. Umwana umenyereye amashereka kumwunganiriza igikoma kitarimo isukari ubundi nibyo bikwiriye, kubera ko abamenyereye ya testi uburyo amashereka ayumva mu kanwa ntabwo abamenyereye. Kandi ibi byo kurya by'ibinyampeke ibyabyo bikozwemo ifu bigira testi n'ubundi bigira icyo cyanga, nubwo utavuga ngo kimeze nk'icy'amashereka kuko amashereka yagira icyanga kirenze ku mwana, ariko amashereka kuyajyanisha n'igikoma cy'ibinyampeke kitongemo isukari biruzuzanya cyane kuruta uko ufata igikoma ukacyongeramo isukari. Wenda twaganira ku mirire y'abana by'umwihariko, ariko kuri icyo kibazo warubajije si ngombwa. Hari igihe umwana cyagenwe akatangirizwa ibintu biryohereye birimo isukari, hari igihe cyagenwe ibintu byongeyemo amavuta bikaranze hari igihe cyagenwe. Ubwo wenda dusoza tunabwira abakuru cyangwa abana twavuga ngo guhitamo neza ibyubaka umubiri biribwa no guhitamo gute? Guhitamo neza ibiribwa ni uguhitamo, wenda hari factor navuze zijyanye ko biryoheye cyangwa bifite ubushobozi bifite consciousness ku buzima bwawe. Ubundi guhitamo bikwiriye no guhitamo ibyo kurya biri balance. Ntiwibande kuri bimwe, kuko niwibanda kuri bimwe nubwo byaba ari byiza bizakugiraho ingaruka. Ni byiza guhuza ubwoko butandukanye bw'ibyo kurya, bikaba niba wariye ukanywa isukari ibuka ko no kurya imboga birimo, wikumva ko kurya ifiriti buri munsi ariko kurya ibuka ko nurya n'ifiriti ukeneye na salade. Kuko abantu bumva salade ari ibintu by'abantu biraho bitabareba. Ibuka niba wari ifiriti wibuke ko uyu munsi nawe wari ifiriti, uvuga ati salade ndakarya muri restaurant cyangwa mu kabari. Ibuka ko no mu rugo uri bufate kokombure na karoti ukabikoramo salade ukayirya. Ibuka ko niba wibutse wari ifiriti uyu munsi wibuke ko neje ibyo kurya bitogosheje bibaho nabyo bibaho ubirye. Niba wariye uyu munsi wanyoye fanta unibuke ko n'amazi abaho, unibuke ko ejo n'amata abaho. Wikumva ko uyu munsi uri bumwe fanta, umugoroba ukanywa fanta, ejo ukanywa ji, ukakorohora muri ibyo ngibyo bizaba. Gerageza guhitamo gukora amahitamo atandukanye, cyane cyane ko dufite n'amahirwe mu gihugu cyacu ibyo kurya byose byinshi birahaboneka. Turamushimiye cyane Private Kamanzi nk'inzobere mu bijyanye n'imirire, akaba azajya dufasha cyane. Tuzajya tuhinduranya ubundi tujye kureba ko kuko abantu babikora cyangwa se uko babifata, ubundi tugaruke twigishe, ubundi tube turi kumwe n'inzobere nka Private. Mwumvishe rero ko guhitamo neza no guhinduranya ibiryo, ariko ureba ibyubaka umubiri atari ukwibanda ku kintu kimwe cya kindi kimwe ukunda, ahubwo ukareba ibintu byose bishoboka. Igihugu cyacu kiduha amahitamo menshi, muri ayo mahitamo ukagerageza guhinduranya ariko ujyanisha koko n'ibyubaka umubiri wawe, cyane ko ubu igihugu gihangayikishijwe ndetse n'isi n'indwara ziri guterwa n'iterambere. Ubwo rero mu kuzirinda, mu kuzikumira no kumenya guhitamo neza. Ndabashimiye cyane rero, nshimira Private Kamanzi, njye na Louise Nganyira, ubwo ikiganiro naho gutaha.